Muraho neza bavandimwe, ndabasuhuje cyane nk'uko bisanzwe ni Jonas njye ubategurira nkanabagezaho ibiganiro byose bya Mining Networks kuri YouTube channel ya Mbarusha Mining TV ndetse no kuri groupe WhatsApp ya Pi Network and Satoshi Network. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kuri application ya Satoshi Network. Satoshi Network dore ngiyi, reka tuyifungure twihuse. Mwese murayibona ni iyi ngiyi, twihuse cyane rero reka tuyifungure tegereze network ifunguke. Iyi application yanditse izina ku isi hose, ifite imbaraga. Mbibutsa ko nyirayo niwe nyiri Bitcoin, uriya mugabo w'Umuyapani witwa Satoshi Nakamoto. Twihuse cyane rero murabona ko ndi muri application yanjye ya Satoshi. Mwese murabibona, intwaro ya mbere na mbere y'ibintu byose ugomba kwitaho kugira uzabikuza amafaranga yawe. Mbere na mbere ikintu ugomba kwitaho nta kindi uretse ijambo claim. Nta kindi ugomba kwitaho uretse iri jambo claim. Iri ngiri iyo urikanzeho OX zawe zihita ko ziyongera. OX zawe zihita ko ziyongera. Izi ngizi murabona zino ziri aha ngaha, murabona ko ni 4,777. Mwese murazibona. Noneho ngiye gukanda rino jambo claim. Iri jambo claim ukimara kurikandaho rero nta kindi gihita ko kiba. Dore ndarikanze, za OX murabona ko zise ko ziyongera. Iyi niyo ntwaro ya mbere muri Satoshi Network wowe uyifite ugomba kujya ukora. Intwaro ya kabiri rero kugira uzabikuze ari amafaranga yawe neza, nizi OX zawe ziyongere, nta yindi ni ugutumira abantu. Ukanda hano hejuru cyane handitse increase income. Aho ngaho handitse increase income. Ukimara kuhakanda rero uhita ubona ya link yawe, ukayisangiza inshuti zawe. Ukimara kuyibona uhita kukanda hano handitse copy. Aha ngaha ukanda copy, ukagenda ukayisangiza inshuti zawe, nazo zigatunga application ya Satoshi Network. Twihuse cyane rero uyu munsi nagize mbereke itariki tuzabikuzaho amafaranga yacu muri Satoshi, tukayabikuza tukayabona kuri za mobile money zacu. Iyi projet ya Satoshi Network turi kumayiningamo projet ya OX, iyi application ya Satoshi Network. Murabizi ko uyu mushinga cyangwa iyi projet ya OX ni projet ya kabiri. Muzi ko projet ya mbere yari Kowa yahagurukiraho ku madolari 6, ariko ubu ngubu tuvugana iri kuri 0.5 by'idolari. OX rero nayo si igitangaza ko yazahagurukira kuri aya madolari cyangwa ikazamuka. Byose tubimenya itariki yo kubikuza yageze. Itariki yo kubikuza rero ni iyi ngiyi. Ukanda hano hasi cyane handitse projet cyangwa project. Dore naho ngaho niho ukanda. Mwese murahabonye. Iyo ushaka kureba itariki tuzabikurizaho warangiza ukahakanda. Ukimara kuhakanda rero uhita ubona ya projet ya OX. Ya projet ya OX dore niyo ibanza aho hejuru, murahabona mwese. Ukimara kuhabona uhita ko uhakanda ukayikandaho. Dore rero za tariki zo kubikuzaho amafaranga yacu, dore nizo ngizo. Dore nizi mwese murazibona. Itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2024 kugeza ku itariki 13. Dore ngaha ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024. Ejo bundi twese tuzaba twakereye kubikuza amafaranga yacu muri Satoshi. Kwibutsa ko rero bino biganiro nta handi uzajya ubisanga
uretse kuri YouTube channel ya Mbarusha Mining TV. Iyi Satoshi yose nzabahereza ibiganiro byose byaba ukuntu bafungura application ya Satoshi, yaba ukuntu batumira abantu, yaba ukuntu bitabira tombora, yaba ukuntu ibintu byose biba mu projet ya Satoshi Network nzabibagezaho, yaba ukuntu batombora, bitabira tombora, yaba ukuntu ba joininga zino hashcard, byose muzabibona kandi mwabisanga uretse kuri YouTube channel ya Mbarusha Mining TV. Rero reka mbareke, murakoze cyane, nimukomeze mugire ibihe byiza mwebwe mudukurikira kuri YouTube channel ya Mbarusha Mining TV. Kwibutsa ko rero subscribe yawe ni ingenzi, like, comment, na share, ugasharinga ku nshuti zawe nabo bakamenya amakuru ya Satoshi Network. Nshaka ko twahindura ubuzima bwacu tukava ahantu heza tukajya ahantu heza cyane kurenza aho twari turi, tubifashijwemo n'izi mining z'ubuntu. Murakoze cyane rero, nimugire amahoro aho mugiye muherereye hose, ndabakunda cyane, nimugire ibihe byiza.